Tazabini sansoma. Tu kudibini fosedra. Shaigo destasone mando stifo demanda ya sika. Tuta ya zabini fo onedra. Ndashimira Imana. Iyo tuvuze Imana, tukavuga imirimo y'Imana, tukavuga imbaraga z'Imana, Satani burya ajya acogora, ajya ananizwa n'imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu, ajya ananizwa kubera amateka tuba twaravukiyemo, abazi ko tuzapfana ayo mateka, abazi ko tuzarangizwa n'ayo mateka, ariko agatungurwa no kubona Imana yari yesitaye muri twebwe. Haleluya. Ndagira nkubwire wowe unteze amatwi kuri iri Rembo Ryera TV, hari ibyo Imana ije gucogoza. Ntugire ngo Imana yarakwibagiwe, ntugire ngo Imana yaragutaye, ntugire ngo Imana ibyawe ntago ikuzi. Imana iracyakwibuka, Imana irakuzi. Igihe wahereye usenga, igihe umaze ku musozi usenga, igihe umaze iminsi umaze, ntuterwe ubwoba n'iminsi umaze, gusa iyo wasenze ndagira ngo utangarize yuko hari ibyo yacogoje. Hari ibyo yacogoje. Yesu ashimwe. Nitwa Nkundabenshi Jean Dodier, bakunda kwita Simba wa Yuda. Ndi umudiyakoni, ndi umuvugabutumwa, sengera ku mudugudu wa Rubonobono muri paruwasi ya Gatsata. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuboneka aha kuri ya kamera ku Irembo Ryera TV. Hanyuma ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu tubanze dusenge Imana. Muri iki kiganiro tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Dusenge. Mana, uri Imana nkuru, uri Imana ikomeye, ndagushimiye kuko wera iminsi yose. Ngwino ubane natwe muri literaniro. Mwami, ni iteraniro, ngisi iteraniro kuko abantu bose bazareba iyi kamera bakandeba kuri iyi TV, ku Irembo Ryera TV, bazafashwa n'ibyo umwuka wera duhaye. Ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana rigiye kudufasha kugira ngo tubone uko tuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo tugiye kuganira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasoma duhereye mu bice byaho 4, dusome duhereye ku murongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugeragesha byose aramureka amutega ikindi gihe. Hanyuma topic y'ijambo tugiye kuganira, nayihaye insanganyamatsiko ivuga ngo iyo twasenze umwanzi ajya ananirwa. Iyo twasenze umwanzi ajya ananirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira iyera yuko iyo twasenze umwanzi ajya ananirwa. Shuti mwene data, kuri aya magambo dusomye, ngira ngo aya magambo umwanditsi yayanditse akurikije kuri iyi nkuru ubwo Kristo yari afite igihe cyo gutangira intego y'ivugabutumwa ye. Yari afite gahunda yo kubanza gusenga no kubanza kwiyereka Imana kugira ngo yinjire mu murimo. Igihe kigeze rero abanza gusenga, afata amasengesho y'imisi 40 n'amajoro 40 yirije ubusa asenga. Ariko uko yasengaga niko umwanzi yageragezaga kumwegera, akamubaza ati niba uri umwana w'Imana, hindurira ibuye umukati. Kristo akamubwira ngo umuntu ntatungwa n'umubiri gusa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo umwanzi akomeza kugenda amugerageza kugeza ubwo ngo yamuhagaritse ku gasongero k'inzu. Aramubwira ngo wasimbuka nagutegera abamarayika bakakura, nakuzanira abamarayika bakagusama. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yesu yagiye atsinda umwanzi, amutsindisha ibyanditswe byera. Ariko icyo shaka kuvuga hanga kuri iri jambo cyangwa kuri insanganyamatsiko mbazaniye ivuga ngo umwanzi ajya ananirwa. Shuti yanjye, hari igihe usenga ukibwira yuko umwanzi atazananirwa. Ariko umuririmbyi w'indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza
yararirimbye avuga ngo ntimucogore gusenga kugeza igihe umwami Yesu azagira guteyemwe azazira. Ariko ikintu kimbabaje nuko muri iyi minsi turimo ducogora gusenga, kandi umwanzi kimwe mu bintu bimucogoza gusenga, kimwe mu bintu bimucogoza ari amasengesho. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe muri byose. Haleluya. Shuti yanjye, birashoboka ko umaze igihe kinini usenga ukabona nta butabazi urimo kubona. Birashoboka ko umaze igihe kinini wegera Imana ariko ntubone ibisubizo byayo wasenze. Ariko rero nkubwire ngo umwanzi buryo uko wagiye usenga yagiye acogora. Umwanzi aracogora. Nkubwire ngo Yesu amajije kunesha Satani, Satani abonye ko atsinzwe, Bibiliya iratubwiye ngo umwanzi ngo amutega ikindi gihe. Bigaragara ko Satani yaracogoye, yarananijwe kandi amasengesho. Mbanze nkwibutse neza unteze amatwi wori mureba Irembo Ryera TV, umwanzi ajya acogora. Ndagira ngo kubw'amasengesho usenga umwanzi nacogore mu izina rya Yesu. Dayimoni nacogore mu bibazo byawe, dayimoni nacogore mu ntambaro uri mu Rwanda, dayimoni nacogore, Satani nacogore, abarozi bazengurutse urugo rwawe nibacogore kubw'amasengesho usenga. Abakurwanya nibacogore kubw'amasengesho usenga, abakuvuga nabi nibacogore kubw'amasengesho usenga. Haleluya. Tokide zanda mandala bosti for the bride, sika andostipini for the bride. Ayo usenga nagira ibintu acogoza, nagira ibintu ananiza. Umwanzi ngo yashatse yatatse umwami Yesu, kandi ngo nta kintu yaragamije, ngo kwari kumufata amateka, kwari kumufata mbega nyine akabuza misiyo yo kuza kuvuga ivuga butumwa. Ariko ngo mu byagerageje byose arananirwa. Ndashimira Imana ko Satani ajya ananirwa. Ndashimira Imana ko abakurwanya bajya bagirirwa bananirwa kubera iyo wizeye. Haleluya, 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 haleluya. Uwiteka n'intwari mu ntambara kuko yanesheje bitangaje. Iri ni ijambo ryavuzwe na Mose ubwo yaramaje kwambuka inyanja. Abonye inyanja icitsemo kabiri, arahindukira ireba, arayitegereza avuga ngo Uwiteka n'intwari mu ntambara kuko yanesheje bitangaje. Haleluya. Ni inyanja nayo ntabwo yari yoroheye Abisiraheli, ariko imajije gucikamo. Abisiraheli baraturika bararirimba. Uwo bita Miriyamu mushiki wa Mose acinya akadiho, aravanga ifarashi niwihetse ibiroshye muhengeri. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya. Ndagira nkubwire wowe unteze amatwi kuri iri Irembo Ryera TV, hari ibyo Imana ije gucogoza. Ntugire ngo Imana yarakwibagiwe, ntugire ngo Imana yaragutaye, ntugire ngo Imana ibyawe ntago ikuzi. Imana iracyakwibuka, Imana irakuzi. Igihe wahereye usenga, igihe umaze ku musozi usenga, igihe umaze iminsi umaze, nuterwa ubwoba n'iminsi umaze, gusa yo wasenze. Ndagira ngo utangarize yuko hari ibyo yacogoje. Hari ibyo yacogoje. Wowe unteze amatwi, wowe uri muri iki gihugu, wowe uri muri Afurika, wowe uri i Burayi, ndakubwira ngo wowe wasenze ntago yabaye impfabusa, ntago yaguye hasi. Yakoze umurimo, yishe abadayimoni, yishe nyabingi, yishe ibitega, yishe amahembe. Ayo wasenze yahagaritse abapfumu, ayo wasenze yahagaritse abarozi, ayo wasenze yahagaritse abakonikoni, ayo wasenze yahagaritse ibitega, ayo wasenze haleluya n'umuriro waka. Ayo wasenze yacogoje abadayimoni. Tala bosti fonando zekota sika ya mandiko pezalabini fode kita wa yasika lando stifone mando ze pride. Ayo wasenze yakoze imirimo. Tazalabini fode kiti sanso de pride etasika ya mando votesti fode pride. Ayaza Brian mandiko sebini sanso de kide sanso de pride. Ndashimira Imana ko umwanzi ajya acogora. Ndashimira Imana ko ibikurwanya bijya bicogora, bijya binanirwa. Byaraguteye mu mwaka washize ariko ntago byakwishe. Icyo nicyo kimenyetso kigaragaza yuko bitaguhitanye. Byaraguteye n'uyu mwaka twatangiye ariko ntago byakwishe. Icyo nicyo kigaragaza yuko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya, haleluya. Nasomye ijambo mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3:20. Ijambo rivuga ngo Imana ibasha gukora
ibiruta cyane ibyo tuyisaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Ndashimira Imana yacu ko na bugingo n'ubu iracyakora. Haleluya! Imana yacu iracyakora, n'ubu iracyakora, ntizigera inanirwa kandi ntijya inanirwa, nta nubwo izigera ihinduka n'umunsi y'uwarimo. Tazabini sansoma tutukudibini fosedra shaigo destasone mando stifo demanda ya sika tutayazabini fo onedra. Ndashimira Imana. Iyo tuvuze Imana tukavuga imirimo y'Imana, tukavuga imbaraga z'Imana, Satani burya ajya acogora, ajya ananizwa n'imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu, ajya ananizwa kubera amateka tuba twaravukiyemo. Abazi ko tuzapfana ayo mateka, abazi ko tuzarangizwa n'ayo mateka, ariko agatungurwa no kubona Imana yari yesitaye muri twebwe. Uko kwiyesitara muri twebwe bituma Satani acogora. Ndagira ngo unteze amatwi unyumva kuri kamera y'Irembo Ryera TV. Imana igira ibintu icogoza, igira ibyo icogoza. Icogoza bakugenzaga, icogoza bakurwanyaga, icogoza baguhigaga, icogoza bakugambaniraga. Ibicogoze ibacogoze kandi ibatungura, ibatangatange mu izina rya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwanzi abonye ko amugerageje muri ibyo byose ngo amutege ikindi gihe. Bigaragara ko umwanzi yarageze gutemwe, yarananiwe, kandi ashimira Yesu ko igihe cyose yatsinze Satani, na bugingo n'ubu aracyamutsinze kandi akomeje kumutsinda. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ndagira nkubwire wonteze amatwi, kucogoye bite byawe, kucogoye kandi igihe cy'amasengesho cyari kigeze kugira ngo Imana ikore, kusubiye inyuma kandi igihe cyari kigeze kugira ngo Imana ikore. Bese ko wirimo wirwanirira, ukaba urimo wirwanira kandi igihe cyo kugira ngo Imana igutabare cyari kigeze. Ndagira ngo nkubwire ngo garuka ku isoko y'amasengesho, garuka ku isoko ijuru ryongera kugira neza, garuka ku isoko data yongera kuvomere, garuka ku isoko y'amasengesho, kuko mu masengesho niho tubonera imbaraga, niho dutsindishirizwa, niho tubonera ubutabazi, niho Imana icogoreza ibyaduhigaga n'ibyatugenzaga. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Dusenga Imana. Data wa twese nyir'ijuru ndetse n'isi. Haleluya! Ndaguhimbaje muri byose, izina ryawe nirihimbazwe. Mwana w'intama w'Imana, nubwo umwanzi ahora tugenza uko bwize nuko bukeye, ariko ntago azadushobora kuko turi kumwe nawe Kristo. Ntago azadushobora kuko ufite umugambi wo kumucogoza, kuko ufite umugambi wo kumunaniza. Naniza mwami, naniza imigambi y'abadayimoni, naniza imigambi y'abarozi, naniza imigambi y'abakorikori, naniza imigambi y'abapfu, naniza imigambi yose mu izina rya Yesu. Urakoze data ko mva gusenga. Ndagushimiye ukomeje kubana n'abakozi b'umusaraba. Dusabiye itorero, dusabiye igihugu, dusabiye abakristo bose muri rusange ngo ubarinde ibibacogoza mu izina rya Yesu. Urakoze data kuko mva gusenga muri byose, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Yesu. Amen. 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 Amen.